oya sinatahamara masa turabatoza ntabwo bari turarota ko isi yose wamugani We are dreaming to have the whole world being trained and abenshi bashoboka discipled, rwose ya line ya church family itwa ya church association na but church also to bring back the church to become a church family more than an association. Bible says Bibiliya iravuga ngo Jesus said to the Jews who believed in him, ngo Yesu abwira abayuda bamwizeye if you remain in my word, ngo nimuguma mu ijambo you will be ryanjye my true disciple. muzaba abigishwa banjye nyakuri, Then you know the truth. nuko muzamenya ukuri. oya sinatahamara masa Subscriptions cyangwa se mwari yandikishije gukurikira inyigisho nuko hari interest mwagize kandi turasaka ko iyo nyota niyo nzara yanyu ihura Imana ihura nayo ndetse mukazavuga muti twahisemo neza mwarakoze rero. So we thank you and we welcome you from wherever you are, and thanking you for choosing to follow BCC, for your thirst, for your interest. It means that there is something that you want, there's an interest that you have, so we thank you for choosing to follow. Turabwira rero ko cyambere abere ntabwo BCC ari itorero, ni platform, ni huriro nguko haba scripture union, Bible scripture union cyangwa se n'ibindi gutyo. So BCC is not a church, it is a platform, as there are many platforms like Bible Church Union. Ndetse ni nk'ishuri abantu wese avuga amatora atandukanye n'imize itandukanye wa mugani ayemera Kristo twahuriramo tukiga kubi abigishwa ba Kristo. And it is like a class where us as believers of Christ we can meet from several denominations so that we may be taught and discipled. No kuvuga ngo abo mvuga nabo uyu munsi ntabwo ari aba ERC cyangwa se Evangelical Church saba itorero n'abandi n'aba Kristo bashaka kurusha kumenya umwami wabo no kugira akamaro mu bwami bw'Imana cyangwa se babugane kuba abasara Kristo kandi abahambiriye gambiriye kwagura ubwami bw'Imana. It's not only from Evangelical Restoration Church or any particular denomination, but it's for whoever is thirsty and want to know about Christ and be discipled to follow his footsteps. Kugira ngo umenye amashuri niki agambira iki ese ayakorwa mu ruhe rwego ari muri cadre mwamugani kuko haza kubona umwanya w'ibibazo kugira ngo umenye ibyo mushizemo ikirenge aho mugana. And we need you to know about these classes, what is it and where is it heading, so that you may know where you are stepping. Reka rero mvuge kuri Bible Congregation ubwayo, BCC ubwayo ni iki cyangwa se reka ntangire kuvuga umutwaro cyangwa se icyatumye ibaho. Let me talk about BCC itself, its burden or its reason of being. Kuko mbere ko abantu bavuga kuri vision cyangwa se iyerekwa ry'ikintu byaba byiza ko iyerekwa rivukira mu mutwaro. Before we talk about the vision, we need to talk about the burden, because it is the burden that birthed the vision. Kuko iyerekwa riza nk'igisubizo ku mutwaro runaka cyangwa ikibazo runaka rije gusubiza cyangwa gukemura. Because the vision comes as an answer to a certain burden or a certain problem that it is coming to solve. Umutwaro rero watumye BCC baho. So the burden that causes BCC to uri be mu ngingo eshanu. In 5 ingingo ya mbere ni the first one is nuko twarebye dusanga icyo gihe we realized in that time tusanga ubuzima bw'abakristo n'ubuzima butamesha kamwe bavanga nta kweregura Imana gutomoye guhari. There was a lack of total consecration in the life of Christians in that time. Usanga abantu ari gufata amakuru gusa gutya hirya no hino bakora icyo bashatse ko bashatse ariko bona tibasande koko n'abafite umwami mbese n'abiyeguriye umwami n'abakotanye n'abiyeguriye burundu umwami Kristo. People who have different information and live anyhow, but they were not like those who were consecrated to the very King Jesus. Bigatuma rero ubukristo buyatembesha ubuzima ahubwo ari ubumenye gusa n'ubwonko ariko nta mpinduka nyayo kuko consecration nituma habaho transformation. And Christianity was not vehicle life, because transformation is what brings in consecration. Rero icyo kintu cyarangozeho cyane ko ngewe narinjijwe mvuye no mu isi z'uburyo bikonsakra mu isi cyangwa se biyegurira isi ukayijyamo neza. And that had touched me, because I knew how to live in the world and I knew how people can be really dedicated to the things of the world. The kintu cya mbere rero umutwaro wa mbere wadukoze ku mutima watumye bisibaho no kugira ngo ni gute twakangura abakristo
gikristo kugira ubuzima bweguriye Imana batayivangira. So Is our it possible? first burden was, how is it possible to create the awareness for Christians to be totally consecrated to God without any mixing up? Ikindi cya kabiri, umutwaro wa kabiri wari uvuze gutya. And the second burden was this. Twasanze amakuru ya gikristo kandi niyo makuru nyamakuru amwe ni inkuru nziza. Number 1, aratatanye, arahishe, kandi ari inkuru nziza yo kwegerana, yo gushaka kumenyerwa na benshi. We realized that Christian information was scattered, yet it is the good news that need to be known by many. Ugasanga hari ubuhamya bukomeye bwahindura isi, hariya hari umuntu hari ufite ibyo yakwandika akamamaza, hariya hari uburyo, ariko ugasanga rwose nta makuru ya gikristo ashakishwa, yegeranywa, mbese bakayatara wa mugani. There were testimonies here, there were teachings there, but there was no platform that could bring all that together so that one may find it in one point. Kandi ayo makuru asa nahishe, adashakishwa, ategeranywa, hakaba nanone adatunganywa, amakuru ya gikristo adatunganywe, kandi information nyayo, ahubwo ubukungu bwiza nibwo bwakwitwa information, kuko nicyo kintu gifite ihindura comportement y'abantu. And information was somehow hidden and scattered, yet it is the good news, is the right information that should be given to people, because it is the very thing that can transform and change the life of people. Kuba idihishwe ariko nanone kuba idatunganywa, itambitswe, idahawe ikomeye, nk'ubu ngubu ahangaha ndiho ndakominika ku bantu bari ku isi yose gutyo, kuko somehow hari amakuru bambitse cyangwa se batunganije asakaye akagera henshi. Rero information cyangwa se Christian information ibuze navuga kuti ibuze kuba edite, kuba gutunganywa neza. Christian information was lacking editing, it was lacking a good form for it to be given, or a good platform from which to be distributed. Rero iyo nanone usibye kudatunganywa no gusakazwa mu buryo bukwiriye, kuko inkuru y'Imana cyangwa se amagambo y'ubukristo yakwiye kuba yasakazwa hose, atunganywe, ateguwe, ndetse banayataye bayegeranije. But also it was not shared rightly, yet the gospel or God's information should be prepared and put together so that it be distributed or communicated properly. Impamvu y'iki mutwaro ni nuko iyo bitabyenze bityo, niyo mpamvu ubona abantu bagongana, bakora bimwe igihe kimwe, hakaba kugongana, confusion na collision, bagakora bimwe, hano ari conference hano gutyo, kandi amakuru atanzwe neza properly yagira icyamara, akanatwevoidinga izi divisions no kugongana kudafite akamaro. So if this was done properly, it would avoid us conflicting and collision between the churches or the mains of God. Kuko abantu bamenye icyo ndakora, mu gihe agikora neza, bakora nawe icyabo neza mu buryo bwiza, tugakora ibintu bisukuye bitarimo kuvanga no kugongana. Because if people were informed to know that each one knows what to do and on which pillar to stand, we do things properly without collision. Iyo yari burden ya kabiri. So that was the second burden. Icya gatatu kirimo iyo burden global. The third thing with the burden, abakristo rusange ntibazi icyo bakora, ntibazi icyo bari cyo, mbese ntibafite simple basic Bible teaching, biblical and practical. Christians were lacking this kind of information that is biblical, practical, simple. Bafite confusion, ashaka kwiga theology, ashaka kugira gutya, ashaka kujya kuri Bible college, seminary, ariko mu by'ukuri ntazi exactly ibyo agiye kwiga biramumarira iki, bisubiza iki, mbese nta simple biblical practical teachings zimufasha kuba umukristo usanzwe ariko baho mu buzima bw'ubumana, akanagira icyo amara mu bwami bw'Imana. There was a lack of a simple and practical and biblical teaching that would help Christians to know and pursue their callings in the house of God or in the Christianity in general. Kandi icyo gihe akabikora rwose without any condition, wena ntabwo yize, ntiyari segondere gutyo, uri wewe wese mu rwego rwose akumva nawe aho amahirwe yo kuba nawe yakwiga ese ubundi ndinde, Bibiliya ivuga iki kuri iki n'iki, akagira icyo amara mu kazi k'Imana, ariko n'uburyo yatunganya ubuzima bwe bwo kubaho. And this would also help Christians to know, even educated and uneducated, to pursue their callings and know their way of living. Ku buryo bamwe arakizwa yakumva ko Imana imamaye kugira icyo akora
gukora umurimo w'Imana akumva ko azajya kwiga theology akagenda wenda akajya kera wambwira ko bati ngiye Nairobi ubwo ndavuga uri Kigali cyangwa se ngiye gutya ngiye kwiga theology akamara licence agaruka ariko ukabona kubera ko atabaye disciple ntari no kureba aba disciple kuko ntabwo ari mu kintu utabaye cyo. So we realize that people would go, you feel a burden, and then you go to pursue theology, you go in Kenya, if you're coming from Rwanda, you want to do this, you go to do a bachelor, but when you come back, you don't know how to disciple because you've never been a disciple yourself. Ugasanga azi inzuzi nyinshi zo muri Israel, uko zimeze uko zitwa, ndetse zina Kigiriki. They know rivers of Israel, they know the language, the Greek language. Ariko ntazi guhangana na masturbation, ntazi guhangana n'ibibazo by'ubuzima, ntazi ubukristo bw'enda or problems of life. Kandi ntakeneye kuba yamenya geography, history, akeneye cyangwa Greek cyangwa se Roman, akeneye kuba yamenya ni gute umukristo yakiranukira Imana, ni gute yashimisha umutima, mbese ibintu by'ubuzima bwa buri munsi. He doesn't really need that kind of knowledge, geography, Greek or Aramean, but he needs to know how a Christian can live practically and simply and biblically. Ibyo rero bindi by'Ikigiriki bya theology bya nene gutyo birakeneye ariko ku rundi rwego atari ku buzima kugira ngo azagire ibafasha abandi cyangwa se gutegura abakozi, ariko ku buzima bwakeneye basic simple biblical practical teachings. And also those Greeks and theology and Aramean is needed, but on another level. But firstly, at the basis and the beginning, you need to know how to live as a Christian properly, practically. Niyo mpamvu mwebwe muri kwiga ku level ya mbere muzahabwa certificate, ariko certificate ni y'ubuzima kuruta uko yaba certificate y'ubumenyi. That's why as you study after these classes you receive a certificate, but this is just to help you in life more than with your brain. Kandi muzigana abantu mutanganya academic background, muzigana abantu wenda baheruka kwiga gusoma no kwandika, muzigana abantu mbese level zitandukanye, ariko kubera ko twese dufite kumenya Imana kandi Imana yamanutse hasi kugira ngo itwegere tuyimenye mu Mana bwayo yaramanutse rwose muri simplicity, muri biblical principles muziga mwese, kandi inyote yacu nuko izi nyigisho zoroshye zifatika zishyirwa mu bikorwa zizabubaka ubuzima bwanyu zikanabigisha icyo mwamara mu bwami bw'Imana. Amen. That is why you are going to meet several different levels, academical levels in these classes, because we share the same burden. We all need to know Christ. We all need to know how to live a Christian life despite our academic levels, and simply and practically. So the fourth point in the burden, church cyangwa se itorero aho kuba ryaba umuryango ryaba association nka NGO club n'ibindi, no hakabura ya spirit ya family, kandi basically iyo ni umutima w'Imana ku church. And we realized that not having a family church, and we instead had profit organization or association, which is the basis of conflict and interest. Yeah, urabona, yes, ni ubona abantu batemana bagira gutya kuko ni NGO twese turashaka mu inyungu, ariko ntabwo umuyobozi yumvamo umubyeyi n'uwayobora n'umuyoborwa ntabwo yumvamo ko afite umubyeyi, mwese mukaba gutyo buri muntu arashaka interest ye. Ugasanga church ni association abantu ozentere bamugane abantu bagongana gutyo ukabona intambara murazizi ntabwo. Anyway, that is why we have this problem, these collisions where the leader is not a parent but only a leader pursuing his own interest, and other people also are going to pursue their interest. That is why we see the problems that that are in churches today, because we became associations. Kuko church itaraba family ntabwo yasoze ikimana yerebe, kuko mu mind y'Imana, umutima w'Imana yabona itorero nk'umuryango. So ntabwo ibona itorero nka association wamugana aho bakora amatora, aho bagira gutya, aho abaha begeranya bakubita amakubya bindi byose muzi bidutukishanzanga bisetse by'itorero, nuko itorero itari umuryango. Ari umuryango hari intambara zitabamo. There are some wars, there's some division that can not be in the church if church was a family. And until church becomes a family, only there will it fulfill its mission. Kuko mu muryango niho iterambere ry'umwe riba rishimisha undi. Nukuvuga ngo itorero ribaye umuryango, pastor ateye imbere,
wa mugani umuryango ariyo church yishimira kuvuga aho umubyeyi wacu tembere vice versa nawe umubyeyi ntaberaho kwiteza imbere aberaho guteza imbere abo abana byayaragiye gutyo. Ibyo rero byaturinda byinshi cyane ko umuryango nta mpamvu ya competition na comparison. Yes, this is why only in the family it's where the prosperity of one person becomes rejoices everyone, not becomes a subject of a jealousy, but where the father, when he's prosper, the child is happy. When the child prospers, the father is happy. Turizera ko nyuma y'izi nyigisho muzaziga muzaba abana beza cyangwa se muzaba abashumba beza bubaka itorero ry'Imana nk'uko Imana ishaka umutima wawe. And we believe that after these classes, you are going to become good disciples, good children, or good leaders, good pastors who are going to build the church of God according to the heart of God. The fifth one, which is like the main. Twasanze mu mubiri wa KRISTU church amasengesho ari the most despised business mu church ku buryo abakora ibindi bagasenga nyuma, mbese like amasengesho ninka feri nibo mushyiraho gake ariko they don't believe in prayer at all. Amasengesho ntayo cyangwa se naho ari ni make ni nko komeka kandi gutyo. Nyamara itorero nk'umuryango w'umwuka wari ukwiye gushyizwa basically ni imbaraga z'umwuka ziva mu masengesho. We realize that in the body of Christ, this is the place where prayer is despised, yet it is the family of the Spirit where prayer should be emphasized. Naganiriye n'abashumba benshi no myaka maze nkorera Imana akambaza Masasu, how do you find time to be in prayer this time, in retreat? How do you find time for that? Twari tuzi ko bagomba kuba mbese nka CEO wicaye mu office. Namubwira ibintu byose wabidelega except prayer. I talked with many pastors who would be asking me, how do you find time for prayers, yet you have a lot of responsibilities? And I would respond to them that you can delegate everything except your prayer life. Umwe yambere honest aravuga ati I discover impamvu twa failings kuko twebwe mu church yacu amasengesho niyo business yanyuma tuyasigira abakecuru utwara tw'uduhungu dukobwa tudafite akazi, mbese like shomeri nibwo bugomba gukora akazi ubarekere basenge. Ariko jewe ndajya mu office ngakora reporting ati ndamenye ko icyo cyatwishe kandi koko nicyo kisha amatorero kuko inzu y'Imana izitwa inzu y'amasengesho kubw'amahanga. And one was honest with me and he said, I now realize how we failed because we left prayer to those people, those young ones, those old women, and us, we sit in offices doing proper business, and then yet the house of God should be called the house of prayer. Nje nemera ko church yagakwiye focusinga 80% ya energy and resources to pray, hanyuma 20% for the other activities, connection, n'ibindi terambere. Ariko unfortunately barabicuritse ubundi abantu bakora 20% prayer and then 80% suffering doing things by their own, and they suffer to fulfill it. I myself, I believe that 80% of the church resources should be attributed to prayer and seeking God, and the 20% put into other things, connections and the rest. When someone is saved, they say, he has started to pray, but in reality, he has started to gather in churches. Barabazo giye akabwango ngiye gusenga ariko warebye amateraniro yose yarebye ko yameze ni 1 hour praising and worship nanone yo bayifite kuko hari abafite amakorali 20 hanyuma bakongera bakubitamo gutyo none ugasanga wabaze se mwasenze ryari. Mu byukuri abaye honest yakubwira ngo twateranye twakurikiye tumvise ijambo twataza amaturo turataha, ariko ntabwo yamubwira ati when did you pray exactly, kandi mama sengesho yavuze ko agiye gusenga. Yes, even when someone tells you that I am going to the service, in reality, he's not going to pray, but he's going just to attend the service, because sometimes you will go, there will be worship or some choirs, there will be the word of God preached and some announcement, but in reality, the amount of time you spend praying is really short. Beloved, who came to study these lessons. These classes, you came to be with us so that you'll be able to solve those 5 burdens in your lives and the lives of others. Number 1. First,
abakristo baba abakristo nyabo n'ubare bavuge ngo n'abakristo. Let Christians be real Christians so that even those who look at them realize they are real ones. Bamese kamwe bitirwe Kristo koko batamukoze isoni. Simvuze ngo babe intungane wamugana ni dynamic ariko nibura ubabona bone ko biyeguriye barundukiye mu mana nyabyo batavangira bamesa kamwe. I don't say that they be perfect, but they should make a clear and firm choice so that even those who look at them realize that they made a choice. They resemble Christ. Iri jambo ryo consecration. So this word consecration, Kuyegurira Imana, consecrating yourself to God, giving totally to God. You are going to hear it several times. Kuko niyo rutirigongo rw'iyi formation. Because this is the backbone of these classes. Icyakabiri muzadufasha gukemura niki? Second problem you are going to help us resolve, ukwegeranya amakuru y'igikristo aho ari hose uburyo bukwiriye. It's to gather Christian information wherever it is. Ubu turi kuri BCN no gukurikira BCN no kugira gute no kugira mbese. Now we are in BCN and this is the Sedic part. Muzadufasha kugira ngo ubukristo cyangwa se inkuru ya gikristo ihabwe ishusho isakare yamamazwe hose ku buryo bwamugani kuko ubona amakuru mabi niyo agenda kuruta amakuru meza. Muzadufasha rwose kugira ngo dusakaze abashaka kumenya kwandika ibitabo abazajya gute abazacapiro bagira gute amakuru atari bya bindi bitumbereye muri iminsi by'ama murabizi. You are going to help us to give a proper structure to the information of Christian information and be able to distribute it properly. Icyagatatu muzamenya Kristo mu buryo bworoshye buhishuriwe buri mu ijambo ry'Imana kuko utu dutabo nizo nyigisho nta na kimwe dushyiramo kitari biblical nta na kimwe. Thirdly, you will know the word of God because these manuals we don't put anything but the word of God. Noneho muzahabwa certificate muzakora ariko nanone mube mufite ishyaka namwe kuba ibyo mwahawe mwabiha abandi bizerwa babiha n'abandi. You will receive certificate and you graduate, but have this zeal to be able to give whatever you have received, to give it to other people who can also give it to others. Cyakane muzaba abana beza aho mwaturutse. And number 4, you are going to become good children from where you are coming from. Cyangwa se n'abapastore babiga bazaba ababyeyi beza kubo Imana yabahaye kugira ngo baragire. And also the pastors who are going to follow are going to be good parents to those God have given them. Kugira ngo itoro ry'Imana ibahanda abantu bahungira isite de refuge ahantu bahungira ahantu baruhukira ahantu bagana bumve ahantu bajya gushaka Imana bakanayibona. So that the church of God become that town of refuge where people come and flee the things of the world and find rest. Rose hazaba ahantu wamugani hazaba umuryango nyamuryango. It will be a real family. Cyagatanu. Number 5. Ntimuzadufasha gusa kugikemura ariko namwe muzabacyo. You are not going to help us to become it, but you are going to spread it, but you are going to become it also. Muzamenya akamaro munashime munakunde munarundukire mu masengesho. You will know the use of prayers and you are going to dedicate yourself and your lives to prayer. Imana izabasuke umwuka wo kwinginga n'ubuntu. May God pour on you a spirit and the grace of prayer. Kuburyo nimurangiza muvye muti ndumva umwuka wo kwinginga Imana untemba mu ndumva nshaka Imana ndumva nyotewe Imana ndumva amasengesho zabe ikintu murya munwa mubyukira mu dejene bese mube mu masengesho. So that you feel that thirst and every time you feel like praying so that your life become a life of prayer. Tumaze kuvuga umutwaro rero mwizo nyingwa eshanu. And after talking about the burden in the 5 points, dore vision rero yerekwa cyangwa se intumbero. So this is the vision we follow. No gutegura. Is to prepare. No kurema. Is to train. No kwigisha. Is to train, to teach. No kutoza, no kutegura ingabo. Is to prepare, to train. Inteko ubwigishwa inteko ingabo za Kristo ingabo zaba bigishwa ba Kristo nyakuri. A vast army of life-giving disciples of Christ. Real disciples. It is an army zabigishwa ba Kristo of disciples of Christ. Nyakuri. Real one. Ko iryo jambo sinjurihimbye riri muri Bibiliya. This is in the Bible. Ningabo. It is an army. Ariko babigishwa cyangwa se nabigishwa b'ingabo ubwoko bw'ingabo. Or disciples that forms an army. Ba Kristo nyakuri.
of real disciples of Christ batanga ubuzima. that are life-giving. Iri jambo batanga ubuzima This word life-giving, babayeho gusa babereyeho kubeshaho. they are not only living, but they live so that they give life. Icya gatatu, Thirdly, batanga ubuzima ariko batanga ubwabo. they give life, but they don't give theirs. No, batanga ubuzima batanga ubwabo buzima first. They give life, but by offering themselves, Aricyo twita kwiyegurira Imana. which we call consecrating ourselves to God. Icya kane, Fourthly, bavuye ahatandukanye, they come from different bafite backgrounds. amateka atandukanye. They have different Bamwe histories. n'abana b'abashumba, Some are sons of abandi n'abana pastors. b'abadiyakoni, Others are children of abandi n'abana deacons. b'abarozi, Others are children of abandi witches. n'abana batazi n'iby'Imana. Others are those who don't even know God. Bavuye mu background itandukanye They are y'imyizerere. coming from different backgrounds of belief. Yewe bavuye n'amatorero atandukanye. They even come from different Bamwe churches. ni ababatisita, abandi Some are ni Baptists. abandi ni pentekotisito, savenpurusa, abandi torero. Others are Pentecost. Others are different Ariko si icyo denominations. gusa. But that's not all. Bavuye no mu mibereho itandukanye. They are even coming from different lives. Bamwe bavuye mu rumogi, Some are coming from ni indaya smoking kabuhariwe. weeds. Others are prostitutes. Bavuye mu buzima bw'urumogi bw'ubusinzi They are bw'ibingiro coming zero. from a different life of drunkardness, Abandi consuming weed. bavutse bari mu indirimbo zo mu gitabo. And others are coming from a family where they sang songs. Bamwe bavuga icyongereza kiryoshye, Some speak a good English. abandi nta mahirwe babonye yo kukiga. Even others didn't get the opportunity to learn. Ariko uko gutandukana kose But all these differences, kurabahuza, barahura despite izo differences, barahura they connect, they meet despite all these bagahuzwa n'umwuka differences. w'umuryango. And they are connected, linked together by Bose family spirit. ntabwo muri hamwe muri online gutyo, ariko ndabarahiriye ko nimujya kurangiza muzajya kumbura umuntu utarabona. You are not together, you'll be online, Spirit, but at family the spirit in end, reality. you are going to miss a person that you've never seen, because a family spirit is a reality. Bahujwe na wa mwuka w'umuryango. They are connected, linked together by a family spirit. Kandi kwa gutandukana ko hirya no hino ku mateka n'imyitwarire ntacyo bitwaye rwose. Ntabwo dukeneye kuba uniform, twaba one without being uniform. But the different backgrounds and realities will not be an issue, because we are going to be one, yet we are not uniform. Kuko uniform atariyo unity, atari uniformity. Because unity is not uniformity. Shobora kuba tuvuye atandukanye ariko duhujwe mu buryo wa mugani bw'ubumana. We may be coming from different backgrounds, but connected in a godly way. Noneho rero bamara kwegerana n'umwuka w'umuryango, And after being linked by a family spirit, bagasanwa. they are restored. Niyo mpamvu twemera deliverance, twemera liberation, twemera counseling, twemera ko umuntu rwose yaza asa n'icyondo ariko Imana ikamwomora, ikamuvanamo ibikomere, ikamuhesha agaciro. That's why we believe in deliverance, in liberation, in restoration, because we believe that someone can come from a hard background but be restored in the presence of God. Muziga uko batega abantu amatwi, uburyo bafasha abandi, namwe mufashwa wa mugani, muza abakeneye abikenewe bazagira umwanya wo gukorerwa deliverance, liberation, kugira ngo umwanzi rwose nta legal right na gakeya ayakugiraho, kuko wamenye uriwe, wa mugani ngo muzamenye ukuri kuzabatura. We are going to learn how to listen to people. You are going to be listened to. You are going to be liberated and prayed for those who want. And as it is said in the Bible, you will know the truth, and the truth will set you free. Ikindi musanwa, munategurwa cyangwa se munigishwa, munahabwa ibikene ngo navuze, kugira ngo mushobore kuzagira icyo marira abandi. But you are also going to be trained so that you'll be able to be sent on a mission and be useful to others. Ndabibutsa, I remind you, ni ingabo z'abigishwa ba Kristo nyakuri. it is an army of real disciples of Christ. Kandi turabatoza nta And we mubare. train them. Turarota ko isi yose wa mugani We are numberless, dreaming to have the whole world being trained and abenshi bashoboka discipled rwose. as much as possible. Bose tubatoza gutyo bakaba benshi, Training ingabo them so that they z'abigishwa ba be Kristo a nyakuri. great and a vast army of Christ's disciples Batanga ubuzima. that are life givers. Aho baciye batanga ubuzima. Wherever they pass, life is given. Number 2, Number- utaba free. Biyeguriye Imana rwose. Totally consecrated to Ntawe God. utanga ubuzima yikubira, atanga ubuzima atanga ubwe. You cannot give life if you do not offer yours.
niyo mpamvu birivuga ngo akabuto kishaka kataguye hasi ngo gapfe gasigara konyine. That's why the Bible says if this grain is not put into the Ariko iyo sun, gapfuye it does not gahinduka die. byinshi. It doesn't Iyo niyo sprout, but when consecration. it dies, it gives many fruits. This is consecration. Bavuye atandukanye Coming from different backgrounds, ariko bahujwe n'umwuka w'umuryango. but connected, linked Muri together BCC by a bose spirit of differences family. ntacyo zidutwaye twebwe. There is no problem of difference in BCC. Niyo mpamvu urumva hari icyongereza ahangaha hari igifaransa That is why we speak French here, we speak English, we speak Chinese, every language of the world. hanyuma rero bamara kwegeranwa bagasanwa And after they are brought together, linked, they are nk'umuryango restored. uriya mwuka w'umuryango bagasanwa. As a family, they are restored as a spirit, in the spirit of family. Bamara gusanwa And after that, hanyuma bakatozwa they are trained bakoherezwa and they are sent. bagambiriye kwimika kristo nk'umwana w'iki So kinyejana that they may enthrone Christ as the Lord of this mu buri generation. muntu So that mu in buri muryango every person, mu in buri every mujyi, mu buri family, in shyanga, every city, in every Yesu akaba nation, umwami so that Christ become the King. iyo rero niyerekwa rikorwa mu mashami cyangwa se ribaplike mu mashami atanu. So this vision is in five different levels. The department ya prayer We have a department of prayer, kandi iyo department tuyisizeho imbaraga nyinshi. and we emphasize on that one. Muri iyo department In that department, turarota kandi kurota ntawe babifungira it is allowed to dream, and we ko buri dream. mujyi habamo ibyumba by'amasengesho iminara y'amasengesho iturura 24/7. We dream that in every town there will be prayer towers, 24/7 prayer towers. kandi buri mujyi waba ufite na patrol ihoraho izunguruka umujyi gutyo basenga bashaka kugira ngo igihugu imijyi y'ibihugu bitwikirwe n'amasengesho 24/7 ntaho umwanzi yamenera maze revival murebe kwitaza. That there be also prayer patrols in every town of the world, so that revival may spread. Iyo department ya prayer turayirota, hari aho itangiye gukora, hari aho ikora, hari aho itarakora, ariko mwebwe nimara kwiga nimushima muba abamemba ba BCC muzaba part of that as well. So this department of prayer is operational in some areas, and we wish that after you have studied, you also be part of BCC and implement that. Department ya kabiri The second department ya indi subiza cya kibazo cyo gukusanya amakuru, is the one that kuyatunganya, answers the communication part, kuyatunganya no kuyasakaza neza. to process the information and then disseminate it Aribyo properly. twita SEDIC. This is what we call SEDIC. Ni collect, It collects, editing it na edits, distribution of information and distributes Christian information. to avoid division and clashing and confusion. Kugira ngo twirinde gusenya no gushwana n'amakimbirane. Department ya gatatu So the third ariyo department, ya training, that is the training one, niyo murimo ubu ngubu. is the one you are in. Amaklase kwiga, Classes kugira to study, graduation, being disciples, amapanga, graduating. levels zitandukanye. You go into different Ndaza levels. gusubiramo mu kanya mbabwira gahunda cyangwa curriculum I will come back to it when I show you the curriculum we are going to follow, kugira ngo umukristo mu buri rwego arimo arye ibikwiranye n'urwego arimo. so that a Christian be fed according to the level you Bibiliya are kugira on. ngo ntabwo twabahaye ibiryo bikomeye kuko ntimwari kubishobora, twabahaye ibiryo mukwiriye kuko mwari muri abana. The Bible says that we didn't give you hard food because you were still infants. Mwene magambo hari ibiryo udaha abana kuko bakiri abana. In other words, there are foods you do not Ariko hari give to igihe umuntu children akura because they are akaba akeneye still amagufa. infants. But there are those who are grown who need bones Rero now. BCC ubuhanga cyangwa se umwihariko dufite nuko twagennye inzego z'imikurire ya gikristo ku buryo buri muntu ku rwego arimo ahabwa ibikwiranye n'uru rwego, bigatuma akura neza ari muri harmony aho kugira ngo avangevange ibintu. So the particularity of BCC is that we feed people according to their level so that they may grow properly and balanced. Akamenya ibikwiranye na need ya spiritual kuri level runaka,
They know, rw'uruhinja rw'umwana rw'ingimbi n'ibindi gutyo they know what goes with each level, and you are taught according to the level you're falling on. niyo mpamvu dufite hano umuyobozi wa departema ya training. That's why we have the leader of the department of discipleship, uko turi mu murima turi mu bwami bw'ubungubu because this is his very department. none ya kane naho tukaba tugeze departema yitwa mission. And the fourth department is the department of mission. irimo oriented ku leadership, urebye gufasha abantu bafite vision kuba bahabwa provision na elements bafasha ku implement ibyo bakoze neza. Is mainly to help those with a vision to get the provision so that they may implement whatever they have received. ariko n'ugarura church kuri ya line ya church family kuruta uko yaba church association na But church also network. to bring back the church to become a church family more than an association. hanyuma ubwo harimo fellowship, harimo nani, harimo seminars y'abashumba, harimo whatever, harimo byinshi. In there falls the fellowship, the seminars of the pastors, and so many more. hanyuma department ya gatanu The fifth department niyo twita interconnection. is that we call the interconnection department. yegeranya abafite umutwaro n'abafite ubushobozi bwafasha gusoza umutwaro wabo. It connects those with a burden and those with the capacity to execute that na burden. resources ziri mu isi And even the resources in the world, uko zaba useful izitanduye, of course zaba useful mu bwami bw'Imana. the proper one or the clean one, we study how they can be used in the kingdom of God. izo nizo department. These are the subiye mu buryo departments. bworoshye. Simply, if I 5 repeat, burden. 5 burdens. ya mbere First, lack of consecration, kubura kwiyegurira Imana, lack of proper collection, editing and distribution of the Christian information. kubura ko gukusanywa no gutangwa kw'amakuru ya gikristu. Number 3, lack of simple biblical practical teachings. Kubura kw'inyigisho zikoze neza mu buryo bworoshye busobanutse. Number 4, Cya the kane, lack of church family spirit. kubura itorero, umwuka w'itorero umuryango. And instead we have association and a club and whatever, but not the church family as should be. Ariko ugasanga dufite amashyirahamwe aho kugira itorero umuryango nk'uko byakagombye. Number 5, Cya gatanu, lack of poor life of prayer. kubura k'ubuzima bw'amasengesho se cyangwa se ubukene bw'amasengesho. Now, to correct that, to answer on that need, Kugira ngo rero dusubize icyo kibazo, number 1, tugikemure. Cya mbere, we exist to raise up an army, tubereyeho gutoza ingabo, train, raise, prepare, kubigisha, bateguwe, raise bigishijwe, an army of barezwe. true disciples of Christ. ingabo z'abigishwa nyakuri ba Kristo, True disciples of Christ. abigishwa nyakuri ba Kristo. Bible says, Bibiliya iravuga ngo Jesus said to the Jews who believed in him, ngo Yesu abwira abayuda bamwizeye if you remain in my word, ngo nimuguma mu ijambo you will be ryanjye my true disciples. muzaba abigishwa banjye nyakuri, Then you know the truth, nuko muzamenya and ukuri the truth will set you free. kandi ukuri kuzababatura. That's what we do. Ibyo ni byo dukora, To raise up an army kuzamura cyangwa of se true guhagurutsa ingabo disciples z'abigishwa nyakuri who are life givers, batanga ubuzima, totally consecrated to the King of Glory, biyeguriye Imana, biyeguriye umwami w'abami burundu, coming from different backgrounds and the history and just bava mu mateka atandukanye n'ahantu hatandukanye, unite in the family spirit, bahujwe n'umwuka w'umuryango, restored basanwe, or healed, bakize, trained bigishijwe, and sent boherejwe, with the determination to make Christ the King of the whole world. This generation. biyemeje kugira Yesu Kristo umwami w'isi yose n'ibinyejana byabo. We do that in 5 departments: Tukabikorera mu byiciro bitanu cyangwa se muri department: prayer and intercession, amasengesho n'ubwinginzi, SEDIC or collect or treatment of information, SEDIC cyangwa se ikusanyamakuru n'ihererekanyamakuru rya Bibiliya, training department, departement yo kwigisha, mission kohereza and interconnection. ndetse no guhuza. Noneho rero icyo twita wa mugani, icyo twita igishushanyo mbonera cyangwa se ntakira gusigo ni severya ni curriculum vitae, steps za growth cyangwa se igishushanyo mbonera wa mugani. The steps of growth or the disciple portrait. Mu buzima busanzwe hari inzego umuntu ntabwo avuka ahera kwa bubugabo. In normal life, the stages of growing.
kandi kuzimenya ni byiza bituma wa mugani udatamika umwana amagufa kandi yagakwiye kunywa amata. And it is good to know it because you can't feed a baby bones yet they need to drink nanone milk. birafasha kugira ngo nusanga warasimbutse amata wenda bajye bagushakira kandi warashaje ufite ubwandu. And it's useful so that if you have skipped that step, you can also go back to it so that you may grow properly. Umwana aravuka, A child is born hagati ya 0 n'imyaka 2 from 0 to 2 years. atarashobora kwitamika, Before he feeds himself, bamwita uruhinja they call him an infant kuko ahabwa byose. because we feed the baby everything. Amara kugira imyaka 2, After 2 years, from 2 umwise years, uruhinja uba umubeshye, if you call him an infant, you'll be lying. abaye umwana, He becomes a toddler, akaba umwana and a toddler, kugeza ku myaka 12. and he becomes a child up to 12. Iyo arenze urwego mu myaka 12 And when you are beyond 12, ukamwita umwana, and when 12 you call him a uba child, umurenganije you are being unjust kuko hari indi zina bamuha, because they call him something else. bamwita ingimbi, They call him a yari teenager, agahungu, boy, yaba ari teenager, agakobwa bakamwita umwangavu. or a teenager, a girl teenager. Yazamukaho kuva 12 When they progress from 12, ukamuzamura kuri 21 hamwe abandi 18 bihugu bimwe, those of 12, and you can't put them on the same level as the 21s. agize imyaka 21 ukamwita ingimbi uba umurenganije. When you call him a teenager when the person is 21, it is unjust. Ndavuga mu Rwanda tuvuge kubera niyo myaka cyangwa se muri Amerika, In Rwanda or in America. ariko nko mu Bubiligi n'ahandi mu bindi bihugu But in Belgium and other yafite countries, 18 niho amwita ingimbi nyuma yaho, when he's 18, you can't call him a teenager, her ushobora or ashaka teenager, kumwita umusore. because they need them to be. They need to be called Ubwo ni urundi adults rwego rw'ubuzima. because it is another stage of Yagiye life. akajya mu myaka 35 When they reach 35, ntabwo akiri umusore, he's no longer a young man. umwita umugabo. He's no longer a youth, but Ndetse a young n'umureba man. arabaza ashaka urarongora sha, And they even ask us Then magambo. in our culture, are you not yet married? kuko arongoye mbere ya 21 Because when he gets married before 21, akenera uruhushya rwihariye kuko you abatari need a umusore particular warongora. permission because you are not yet at that age of Hagati ya adulthood. 21 ku 35 21 to 35, bamwita ko ari umusore, you call him ariko a 35 young man. kuzamuka 35 and above, bamwita ko ari umugabo. you call him a man. Hanyuma 50 40 something kuzamuka 42 kuzamuka 42 and above, abaye umupapa. you become a father. 50 kuzamuka aho ngaho ruguru 50 and above bavuga ko ari umushisha kanguhe. is an elder. Bamwe bagiye kujyayo iruhande rwa Nyanga bagiye kuri mu Some kirere. here close to me are about to shift there. Ubwo rero za 70 gutyo abayi ari muzehe ari And patriarch. even the 70s become patriarch. Rero mu buri rwego rufite icyo rurya, icyo rugaburirwa uko So each barufata. level have its Yes. own food. Yeah, They niyo have their mpamvu- own food. Niyo mpamvu rero twebwe ahangaha muri BCC muri programme mwajemo That is why in this program that you are just mu attending, buryo bw'umwuka tuzabana ku mpinja, spiritually we give, tuzabana ku mpinja bazutu we bring bavutse, you from birth, 0, tuzabageza ku rubyiruko, mbese abantu bafite imbaraga bakora umurimo. up to the level of youth. Hanyuma ibindi bikurikira nyuma nimugira inyota tuzakomereza. And the next, if you are still thirsty, you can continue. Kuri twebwe rero So for us, from 0 to 2 years niyo class 1. 0 to 2 years is class 1. Baguha ibyibanze bigufasha mu Kristo ugashinga ugakomera, They give you the basics for your Christianity to be strengthened, atabamwe imyobo n'ibindi. so that you don't lack anything. Tuzabaha class 2, We will give you class 2 as ibafasha well. nko mu myaka 2 kugeza wa mbwa 12. It will be like from 2 to 12. Bazabaha class 3 And class 3, ifite A na B, it has A and B. ariyo twakwita nk'ingimbi, ibiryo by'ingimbi. It looks like the food of the teenagers. Nuko nta mwanya mfite ntabwo kaba beretse uburyo ingimbi bayirukanka ifite direction, ifite energy, ariko utayikanalije
ku kamenyo I would n'ibikomerezwa. show you, if I had time, how we run after teenagers. If you don't follow them Aho up, rero niho they can twiga be lost consecration. easily because they are scattered. That's where we study consecration na intimacy na Holy Spirit and intimacy with kugira the ngo Holy Spirit, yitegure ko umusore nyamusore so that wamugana. you get ready to become a Uzavamo umugabo good nyamugabo. young man who will become a man and full man. Hanyuma rero class 4 So class 4, 5 5, 6 and 6 izabereka exactly what to do, icyo mwamara, icyo mwakora. it will show you what your responsibility or what you can, Izabaha can be your ubushobozi bwo kugira use. icyo mwamara mu bwami bw'Imana, uko It will give you wasenga the wasengera abandi, possibility to have an impact in the kingdom uko of God. wabwiriza ubutumwa abandi ukabazana kuri Kristo, How you pray, how to preach to others, ariyo how to bring others evangelism, to Christ, uburyo warema disciples ukidiplika mu bandi, how to create koroka. disciples, Hanyuma how rero to ibyo byose multiply. class 7 ni ukukubwira cadre cyangwa frame aho bikorerwa ariyo church family. And class 7 is showing you the frame where it is done, which is the church Ngibyo family. byo tuzabagaburira muri This is muri what icyo we are bakora. going to feed you in these classes. Rwose murangije iki kintu So if you finish this, ubuzima bwanyu ntibuzasigara uko bumeze, your life will not remain the same. ari imibanire yanyu n'Imana yanyu izaba Be yahindutse. it your relationship with God, it will be changed. Nanone muzaba imburamumaro mu bwami bw'Imana, mu nzu y'Imana, muzaba mumenya icyo gukora neza. And you are not going to be useless in the kingdom of God. You will know what to do. Muzahagarara neza mwemye mukomeye. You are going to stand firmly. Tuzishimira rero kubaha ikiganza no kubasengera no kubarekura kugira ngo mugende ibyo mwamenye mubikoreshe, mwaguke, mwororoke, mugende. We'll be happy to give you a hand and bless you so that we sent you to go and multiply. Class 1 izatangira nimba ari ejo, nimba ari ryari, mara kubashyira amagroupe, nibamara kubatarika amagroupe. Class 1 that is starting tomorrow. Ifite amasomo 16. Urumva nyine ni bya biryo by'ibanze bifatika, harimo icyambere agakiza, kugasobanukirwa It has neza, 16 lessons. First, understanding salvation. harimo imbabazi 1 na 2, There is forgiveness 1 and 2. harimo ibikenewe gukura mu mwuka, There are the needs for you to grow spiritually. harimo amasengesho, There are prayers, harimo ijambo ry'Imana the word of 1 God na 2, 1 and 2. harimo Meditation. yes, harimo mwuka wera, There is the Holy Spirit. harimo urukundo, harimo We teach church, about guterana kwera, love. akamaro We teach kabyo, about the ifunguro holy ryera, gathering, the holy amaturo communion, n'icyacumi, the uburyo offerings and wabapatina the n'Imana, tithe, how to partner with harimo God, gukorera Imana. how to serve God. Iyo ni nabahaye umusogongero wa This mugani is just an wa overview class 1. of class 1. Class 2 Class 2. ni nk'ibyo ariko byimbitsemo, urumva ko ubugeze mu yindi level. It is a deeper version of Aho kuvuga imbabazi gusa class tuvuga 1. kwera, Instead of imbabazi, talking only forgiveness, we kwiyunga, talk about reconciliation, holiness, gusubiza iby'abandi, reconciliation, holiness, returning what that doesn't belong to cyangwa you. se gutunga. Urumva ko hari uburyo byagutsemo. Na class 3 rero rwa rutirigongo narwo bifite ibindi twagira. And class 3, which is the backbone. Icyambere, Firstly, turabashimiye ko mwiyandikishije. we thank you for subscribing. Birabujijwe gucikirizamo It is forbidden to not finish, kuko ni amasomo y'ubuzima ukwiye gufatirana neza. because these are life lessons that you should catch Imana properly. ibashoboza. May God enable you. Habaye icyo wabaza n'ubu ngubu urabaza rwose, ntabwo umucyo wose ukwiriye, ariko ube serious committed, kuko iki ni amahirwe yo guhindura ubuzima bwawe no kugira akamaro mu bwami bw'Imana. If you have a question you're going to ask, but you be committed, because this is your opportunity to be useful in the kingdom of Ubwo God. sinzi uko wiyandikishije, sinzi n'uwaguhaye interest, sinzi n'uwakumenyesha amakuru, ariko ibyo byose yakubwiye rwose, iri ni ishuri ry'ubuzima kandi ryahindura ubuzima bwawe, I kandi icyo don't twifuza know natwe. who sent you. I don't know who gave you the link. I don't know who called you, but these are life lessons that can change your life. Nk'ishuri rifite of course na mahame y'ishuri muzakora. As a class, Ntabwo ari you ikizamini, ni evaluation. There will be an evaluation. There will be a evaluation barebe. don't be scared about the exams, but Kabiri, this is ntawe an udubura. evaluation. Ntawe udubura, You can't repeat the class. ntawe wirukanwa, You can't resit. You Thanks, can't be Lisa. sent away. These nta are good minerivare schools. wishyura You don't pay school fees usibye kugura agatabo
except to just buy the icyaha book. twanga no gukopera mu gitabo cy'abandi rwose mu The gihugu sin that we don't like is that cheating from someone else's book. nk'ishuri naryo iyo rirangiye muzambara And as a class that is completed, you will graduate. ntabwo iyi certificate yo kubesha akazi This is not a certificate to give you a job. It's just for your own life. Masasu sigatanga diplome ya degree ya theology. Don't say that Masasu is giving theology degree. No. It's just a reminder for you that you follow the classes. God bless you. Turamushimiye cyane umuyobozi wa BCC. We thank so much the leader of BCC. Thank you. Nizera ko muhawe umugisha kandi musobanukiye kurushaho. And we believe that you've been blessed and understand better. Kandi turizera ko gutangira kwanyu ejo. And we believe that you're starting tomorrow. Bazabashyira mu byiciro bitandukanye. They'll put you in different groups. Kandi kwiga online cyangwa se mwifuza kwiga physical cyangwa se mu ishuri nk'abandi nabyo nabisaba azabibonera uburenganzira cyangwa se azahabwa uburyo yakwiga. And also whoever desires to follow online, or if you want to come on site, you can also ask for it and be granted. Hari centres zitandukanye umuntu yakwigiraho. There are different centers where you can study. Aho wifuza twagufasha kugira ngo wige. Whatever you wish, we can help you. Murakoze cyane. Thank you so much. Niba hari ibibazo hari nimero za telefone ziri kuri screens ku buryo if there are questions, akoreza icyo wifuza ko tugusobanurira. There is on the number that is given, you can send the message. Hanyuma ikindi dushaka gushyiraho imbaraga cyangwa se gusobanura bihagije. And also something we need to emphasize better. Nuko ari ibyangombwa kugura ibitabo. Is that it is very important for you to have your booklet. Because you cannot go in class if you do not have. Again, no teacher can teach without a curriculum or syllabus. So it is very important to buy your booklet. As they have told you, only 5,000 for a booklet. Kuvuga iki ni igitabo cya class 1 cyangwa se igitabo cya class ya mbere muziga. This is the class 1, the first class you're going to study. Kirimo amasomo 16. You have 16 lessons in it. Lero ni byiza kandi turatera inkunga ko buri munyeshuri agomba kuba afite igitabo. So we encourage every student to have a booklet. Nunataha mu rugo birakorohera kongera gusubiramo. Even when you go back home, it is easier for you to revise. Uri ku kazi ubonye akanya urongera ugacishamo amaso. Whether you are at work and you get your break, you can revisit and revise. Nukubajije ibyo wiga wo mu rugo umufasha umutware umubyeyi cyangwa se wo mu bana. And if someone at home, your husband, your wife, your child, or your parent, if they ask you what you are studying, it will be easier for you to show him what you have studied and where you are. The facilitators and the teachers will help you for you to get the books easily. kugira ngo dusobanukirwe kurushaho amwe mu mabwiriza nubwo atari menshi abarimu bazayababwira. So I will let Pastor Gatete let us know about some requirements. Harakoze cyane muzabikorwa BCC mu Rwanda. Thank you to the coordinator of BCC in Rwanda. Ntabwo nibwo ngereho byinshi kuko byinshi babivuze. I will not add much because much have been said. Impamvu dushimangira ko igitabo ari ngombwa nuko urumva iyo umuntu yiga online hari igihe birabucyo ukagira nk'akabazo ka connection. When you study online, sometimes you have a connection problem. Noneho ugasanga hari point yagucitse. Or you skip some points. Noneho kubera ko ufite igitabo bikakorohera gusoma kumenya abandi bari bagize. So because you have a book, it is easier for you to revisit and know where others were and be able to even ask questions. Biroroshye kubera yuko muri ayo matsinda mato bagenda babashiramo kwigiramo. It is easier because in those small groups
harimo inyungu nyinshi zo kuba muri ayo matsinda. There are a lot of interest in being or benefit from being in those amafamiye groups. mato ku buryo usanga nyine harabayemo n'uburyo bwo kumenyana, These are small families where you connect and you pray together. ahantu mugiye kumarana nibura amezi atandatu cyangwa se yenda People you are going to spend more than 6 months bazaba together. ari prayer partners, They will bazaba be ari your prayer abantu partners. They will be your, bamenyanye kandi mu nzira nziza. and you will know them, and they will be your acquaintances or your families at the end. Ni byiza rero muzajya munafashanya kugira ngo ibyo bitabo bibagereho, udashoboye kukibona abandi babiganireho bafashanye. So you'll be able to help each other. If someone cannot afford the book, you'll be able to help each other. Imana ibahe umugisha, murakoze May cyane. God bless you. Thank you. Amen. Niba hari ibibazo mwatwandikira cyangwa se mwabicisha kuri nimero mwahawe. Hari umuntu wavuze ngo shalom, ngiye mfite ikibazo cy'umuntu ukizwe ariko ntakure agahora ari umwana. Sometime up and down biterwa n'iki, arafata decision arakora 40 days ariko bikanga akagwa akisanga mu byaha kandi atabikora bikunze, yabisoza akarizwa nabyo kandi class warazize ariko ukabona nta improvement. Mumbarize dadi, murakoze. murakoze wabaje icyo kibazo. Some people who did classes and that they did not improve their lives, that they are still living a life of sin, so they wonder what they should do. Yet they did the prayers and everything, but they still there. Icyambere iyo conversion yaciyemo neza. So firstly, if the conversion went well, nukuvuga ngo wihannye nyabyo bidafite amakemwa, urabizi neza ko warijwe n'ibyaha byawe, ugera kuri extend uvuga uti never again this. Firstly, you know that you repented properly and truthfully. You repented and cried for your sins. Wababajwe n'ibyaha byawe, umvura hindukiye rimwe risuvuga uti Mana iki kintu ibi byondo sinzabisubira, ibiruti sinzabisubiraho. You cried for your sins to the point you said, I am not going back to this vomit. Umaze guhindukira, after you turned, utumbira umusaraba, utumbira Yesu, umva ko ari wowe yazize. You looked at the cross and understood that he died for you. Ko nicyo gisubizo kikuvanayo, ukavuga ati Mwami menye neza ndashidikanya ko amaraso yawe urufurwa ku musaraba ni njyewe wapfaga in fact. And you understood that at the cross you should be the one who would have died. Ukakira Yesu, ukagira commitment. You receive Christ and you have a clear commitment. Dufite abantu benshi babaye convinced batari converted. We have many people who are convinced but not converted. In reality, they were not born again. They approached the things of God. They were not pierced, broken, or they did not cry for their lives. For them to turn around without a return. Because something that you have left behind, you cannot go back to it. A butterfly cannot become a caterpillar. That's one. And when it has worked and you were really, really saved. You know, sometimes they say BCC, tell people to become saved again. Or you rebaptize people, but in reality, it's not the truth. If you understand salvation, you cannot just continue with the symbols, yet there are things that you should have done. So if that beloved have missed the real conversion, transformation cannot follow. Secondly, what can hinder transformation is lack of deliverance. n'amasezerano wamusezeraniye cyangwa se warazwe cyangwa se abakurambere babasezeranye n'umwanzi amuhesha uburenganzira bwo kukuboha, ntabwo wapfa kwivanayo. If you still have bondages, you cannot get yourself out of there. If the enemy still have some rights on you,
niyo mpamvu yo deliverance nyayo yo gusinyura yo kugira pana just kugenda nk'umuhango. Deliverance ne wagira ngo nakantu kari fashion we rwose no kujya mu rukiko ukitandukanya nabyo. Deliverance is not a fashionable thing, but it is like going into the court and claim your freedom. Icya gatatu, thirdly, ni weak cyangwa no consecration. Nibyo bituma abantu bajya up and down. it's a weak consecration or a lack of consecration. That's what pushes people to be up and down. Nta ntumbi There is no corpse igira or dead democracy. body that has democracy. Igi impaka y'uburyo bayishingura. Who can argue on the way it will be buried? Umuntu apfa rimwe. One person died Ntapfa once. kenshi, apfa rimwe. You do arapfa. not die several times, but So when you abantu die, benshi you rero die. ntibari Which ready means yo gupfa kuri kamere yabo ngo babe intumbi wa mugani babereho Kristo. people are not ready to die from their flesh so that they may live only for Christ. Uwabaje rero ngibyo niyo soko eshatu ituma abantu bajya up and down. Yo conversion itaciyemo, The yo three liberation sources. itaciyemo, yo consecration itari effective. Rwose uzahora none washyushye, ejo wakonje, none wasambanye, ejo bivuyemo, ejo wagize gute, ukababara ariko bikagarukira kuko marira ntacyo ahindura. These are the three things that can cause it: a lack of conversion, a lack of consecration, and a lack of Consecration is lack of liberation. lack of deliverance. Yes. Ndumva nagerageje. arakoze cyane. Yes, hari undi wabajije ibitabo ni bingahe nkuko twabivuze, buri somo cyangwa se buri cyiciro kigira igitabo cyacyo. Two twabivuze iki ni igitabo cya mbere class 1, hanyuma iyi ni class ya kabiri ifite igitabo cyacyo, hanyuma iyi ni class ya gatatu ifite ibitabo bibiri, uvuga ifite igitabo kimwe cyo kwiyegurira Imana ndetse n'ikindi gitabo ubusabane n'umwuka wera. Ubwo ugeze muri ya class ya gatatu bavuze aho wiga ubusabane n'umwuka wera ndetse no kwiyegurira Imana. Urangije igitabo cya kane ariyo ubwinginzi, uburyo waba umwinginzi mwiza mu rusengero, mu muryango wawe ndetse no ku buzima bwawe ku giti cyawe, ndetse no waba no mwinginzi ku gihugu cyangwa mu itorero barizwamo. Ariko nanone igitabo cya kane gifite igitabo kindi aricyo tuturebera hamwe uburyo umuntu Imana iravuga twayumva duti. Ukuvuga class ya gatatu cyangwa igitabo cya gatatu gifite ibitabo bibiri, n'icya kane kikagira ibitabo bibiri kugira ngo umuntu asobanukirwe neza ubwinginzi n'uburyo umuntu yakumva Imana cyangwa se Imana ivuga guti. Igitabo cya gatanu aricyo kivuga ku ivugabutumwa, nacyo kirahari uburyo umuntu yaba umuvugabutumwa mu rugo, mu muryango, muri serire, muri anniversaire, mu rupfu cyangwa se mu kiriyo, mu rusengero, mu isoko, muri bisi, muri platform zitandukanye umunsi zihari, uburyo umuntu yakora umurimo w'ivugabutumwa neza akaba yageza abandi benshi kuri Yesu Kristo. Hanyuma igitabo cya gatandatu naho turebera hamwe uko umuntu yarema abigishwa ndetse n'iherekanyamakuru rya Bibiliya. Hanyuma igitabo cya karindwi ariho twigira hamwe itorero nk'umuryango, nabwo yabivuzeho Apotre Masasu uburyo twakwiga ku itorero nk'umuryango. Rero byose hamwe bishyize hamwe twavuga ko ari ibitabo 9. These are the 9 booklets in total. Byose hamwe bifite bya bitabo by'amasomo ko ari 7, For the 7 books, the 7 lessons. n'icya kane bifite ibitabo bibiri. But only the class 4 and the class 3 have 2 booklets. Uburyo byabageraho nabyo muzabisobanukirwa, nabonye ari uwabibajije. How you can get them? Someone asked the question. Ababigisha bazajya bababwira uburyo ibitabo byabageraho. Your teachers will communicate to you how you can get the books. Bwose bazabibagezaho mu buryo bwose. They will help you in different ways. Abari hanze y'igihugu nabonye babibaza. Those who are outside of the country, I saw it. Nabo yaba hard copy yabageraho, ariko hari na ebook nabwo bazabasobanura uburyo mwakigura. There is an ebook. We will also explain to you how you can download them. Ndizera ko byose bizagenda neza. And I believe that all shall be well. Niba nta kindi kibazo, More questions? Mutoresha Winnie. Ndabona Mutoresha Winnie yazamuye ikiganza amaza kandi bari wanditse sinzi. Winnie. Someone
with a question? Yes. You unmute. Wamutinze microphone yawe Winnie. I'm sorry, it was a mistake. Okay. Yes. Cedric. Wamutinze microphone Cedric. Okay. Mwiriwe neza. Sinzi niba muri kunyumva, nayo mfite ikibazo. Mutweretse ko dufite kwiga amaklasi agera kuri 7. Ubwo bivuze ngo yose azafatirwa nko muri iki gihe cy'amezi 6 cyangwa buri klasi ifite igihe yagenewe kurangirira. Hanyuma ubwo buri klasi buri klasi nayo ni ukugura igitabo cyayo kuri 5 buri gitabo. Yes. Murakoze cyane. Irenze ukwezi kumwe mu buryo bwa murakoze. Yes, Migabo nawe yabajije ikibazo ashaka kubaza igihe nyacyo cya porogaramu izamara nk'uko wabasobanuriye ni hagati y'amezi 6 yatinda akaba 7 ariko none biterwa n'uburyo mwabonetse muri bya byiciro bashyizemo kugira ngo mwige neza kuko iyo abanyeshuri bataboneka cyangwa se batiga neza birumvikana ko batinda ariko bize neza n'amezi 6 ashoboka yaba 7 yaba ari indi mpamvu yabiteye ariko ubundi 6 7 babize neza mwaba murangije. Isimbi yabaje ikibazo yasashimwe ngira agahinda kenshi umutima ku buryo nshobora gusoma Bibiliya nkumva nshakamo icyampumuriza gusa kuko mba numva umutima wanjye utabohoka neza none nabazaga ese ntacyo byafekta uburyo bwo kwaguka mu mwuka bitewe nuko mba nishakira ibyo ndarikiye. Murakoze. Numva watanze igice cy'igisubizo kuba ushaka ibyo urarikiye ujya kuri Bibiliya cyangwa se kuba umutima wuzuye agahinda. Your heart is full of sorrow and she wonder how she can do yet she doesn't yield to the Bible. Kuko ntabwo ubona Imana mu papa ujya gushaka ubona Imana nk'akamashini ukanda kakavanamo ibi rero birakubuza kwaguka rwose. It is hard for abivuze neza because you don't see God as a father and then you can't prosper. Rero icyo wakora nuko mu kwiga aya masomo nimba warize cyangwa se ugiye kuyiga bizagufasha kubona Imana nk'Imana ugana kandi wumva ko yakumva ikanasobanukirwa ibikuremereye atari imvugo yawe nziza yemeza ahubwo umutima wawe izi kusoma ireba n'ibyo utavuze wamugana imbere mwina. So following these lessons you will understand how God is a father who can see inside of you, deep inside of you, instead of going to him as just someone you go tell an issue. You will understand how you can be able to see God in that other dimension. Because there are things he has in store for you, yet you don't know that you do need them. Sometimes you may ask for bread, yet he wants to give you a bakery. You want one note, yet he wants to give you a whole bank. Sometimes you won't know what to ask. That's it. Nabonye ibindi bibazo ya akoze cyane natumanura kugira ngo tubirebe neza. byinshi byazamutse. Yes, naho ngaho. Esther yabajije, my question is about deliverance.
how are those lessons help us in deliverance? Ikibazo cyo ni ukubaza ku bya deliverance, ese ni gute aya masomo yadufasha ku bijyanye no kubohoka? Pastor Gatete yadufasha. Aya masomo nk'uko umuyobozi wa BCC yabisobanuye, These lessons, as it was explained by the leader, aratanga ubuzima kurusha uko atanga ubumenyi bwo mu it mutwe. gives life more than it gives knowledge, Kandi ukuri ubwako kurabohora. and the truth itself sets free. Intambwe y'umudendezo ya deliverance ihera mu kumenya gusobanukirwa. The first step of deliverance starts from acknowledgement. Ariko noneho muri detail y'aya maklase, And in the details of these classes, iyo wageze muri klase ya gatatu iga ku buryo bwo kwiyegurira Imana, when you get into the knowledge of how to consecrate yourself to God, utangira kumenya ko mu buzima bwawe harimo izo ngo bishobora gusobanukirwa. that's where you would start to understand that in your life there can be those bondages. Muri klase ya kane ukabona ibimenyetso byose bigaragaza, In the fourth class, you'll be able to see the signs that show ndetse n'icyo bondages wakora kugira ngo ugere kuri uwo mudendezo. and what you can do so that you may attain that freedom. Igisubizo rero ni uko izi klase zizabafasha mu buryo bwuzuye kugira ngo mushobore kugera ku mudendezo. So the answer is that the classes are going to help you for you to attain a total freedom. Yakoze. Thank you. Cynthia yabaje ngo tuzajya twiga kangahe mu cyumweru? Someone asked how many times should we be studying in the week? Nuko twababwiye ejo Someone tuzatangira asked kubashyira mu how byiciro, many bazaba times gahunda should we- zose na So they will put you in groups and with also different details. arabaje ngo nashaka kubaza ku kintu kijyanye n'umuntu wa joininze group WhatsApp ariko atakoze registration, mwadufasha iki? Icyo twagufasha uko hari nimero za telefone ziri kuri screen, wazikurikirana baguha detail, cyangwa se iyo group wa joininze harimo abayikreye cyangwa se abo twakwita admin, umwandikiye mu gikari yaguha detail zose kugira ngo bagufashe kwiyandikisha. Claudine nawe yabajije ibitabo ko bihenze, abatazabishobora ntabwo baziga se? Rwose Claudine nakubwira ntabwo ibitabo bihenze, igitabo cy'5,000 ntabwo ari amafaranga menshi, kandi ndakeka ko bitewe n'inyota ufite, niba ushaka kwiga, niba ufite umuhate, niba ufite inyota yo kwiga, rwose ntabwo azakubana menshi. Aho wabona wumva ari menshi, uzabwire umuyobozi azafasha uburyo abo mwigana cyangwa se ubundi buryo kugira ngo igitabo wakibona, ariko ntabwo dukeka ko ari amafaranga menshi kushaka kwiga ufite inyota yo kwiga. Ariko uziyandikishe, uzaba umwarimu wawe cyangwa se timu uzaba urimo, ikibazo cyawe bazakigeho uburyo bagufasha, ariko babonye ubushake bwawe n'inyota yawe bashobora kugufasha, bakaba bakikugurira, ariko ntabwo ari menshi kandi nta n'uziga atagifite. Hari uwitwa Joel yabaje ngo umuntu ubana n'umuntu udakijijwe we akaba yarakoze amasengesho ya deliverance agakora fish. If you live with an unbeliever and you have done the Form 2 and you have done the deliverance, akabona aho kugira ibintu bigende neza ahubwo bikarushaho gukara, and instead of things to be solved, they become worse. urwo rugo ruri mu mugambi w'Imana. Is this family or this couple in the will of God? Cyane ko uwo udakijijwe yatangiye divorce. Mostly because the unbeliever have started the process of divorce. Dusabe umubyeyi wacu Apotre adufashe. Please ask Apostle for us. Was the end of the question. Icyambere cyo Firstly, shakubira yaere ko iyo utafite amakuru akwiriye ugatera intambwe zo guhangana n'uwari ukuboshye uba umwiteje. if you don't have enough information and you make a step to fight your enemy, you have provoked him. Iyo utari tiyari yo gutuma umugongo no kudivorsa n'umwanzi ukamwitesha ukamwitezaho, uba ukoze amakosa yo gucokoza udashoboye guhangara. If you are not ready to divorce with the enemy, Satan, and you make a step into fighting him, you provoke him, yet you are starting to face someone who seems stronger than you. Ariko iyo ubikoze neza But when you do it properly,
properly, the way it Nubwo- should be done. nubwo bitangira umwanzi agateza umugeri agakubita umurizo akagira gute, Even when you start and then the enemy seems to be agitated, inkoko n'inzoka baciye umutwe ibikinyeganyega ariko baba baciye umutwe a Nibo hen bakoze or bibi. even a snake that they have decapitated, they bitinde move. n'ibitinde amateka yawe azahinduka, But soon or late, your history is going to kuko change. wambuye umwanzi uburenganzira yaragufiteho ahabwa n'amategeko wamusinye cyangwa se wasinyiwe. Because you took from the enemy the legal rights that he had on you. Wowe udakijijwe, So that one who is not saved, wowe umushyire ushingire ko ari uwawe, Based ushingire ku on the ihame fact- ry'igihango, based on the principle of the fact that you were legally married and you are in a covenant. And I hope that you are not mixing up. kubera wowe And because of you in the bivuga ko covenant, abawe bazaba bejejwe. the Bible says that your people will be kuba sanctified. yatangiye inzira ya divorce ntibimwemera, si ukuvuga ko urugo rwagiye, kuko ahuye na Yesu hari abo dufite ubuhamya, ntimubizi se aho birangirira no mu munsi wo guca urubanza bigahagarara, kuko ntabwo urugo ntirurasenyuka kubera ko yatangiye ibintu. The couple is still in life even if he has started the process of divorce, because even on the way he can get saved. iyo fishe rero bayita ubundi forme. So that form, iyo fishe ubundi nka formule cyangwa se ni ukwegeranya gutara amakuru no kuyasangiza no kuvuga ibyo uzasinyura. Ndumva uri muri process nturarangiza, haracyari forme ya gatatu cyangwa se wamugana fishi ya gatatu yiyegurira Imana, izambura umwanzi koze igatangaza ibyo ushaka kubarayo. Komeza rwose, komeza kandi shyiramo umwete cyane. so continue, even go from finish the form 2 and go even to the form 3 and finish the whole process. Ndumva ari icyo nasubiza murakoze. That would be my answer. yarakoze dadi. Icyo twamwongereraho nuko ashobora kujya kuri channel ya BCN kuri YouTube yareba graduation iherutse. Hari mwene data watanze ubuhamya yari ari mu kibazo nk'icyo uvuze, kandi And we encourage you to follow the testimony on the channel of BC, and there is a sister who gave such a testimony. kandi Imana yaratabaye. And God did great things. Gloria yabaje ngo mfite ikibazo, ese presence mu ishuri zakorwa ite? Aya masomo zakorwa online cyangwa in personal presence? The presence will be counted in class. Is it online class or on site? Twabivuze kare, hari We said abaziga it. online, Some are going to follow the classes online, hari n'abaziga bari physical site. on site. and others on site physically. Nicyo ejo bazabafasha nuko bazamenya icyiciro bifuza kubamo, So tomorrow we will know what you wish to be, noneho babe bagufasha kwiga online cyangwa se kuri physical. and as depending on your availability or your wish, we are going to put you in the online or on-site class. kandi yaba online uburyo bwa presence turabumenya, So whether online, we know the presence is counted, kubera ko hari software ikorana na Google Meet abantu barimo kwigiraho iduha There is a software iminota that we watendinze, uses. ikaduha amasaha, ikaduha igihe, noneho tukamenya kuri mu mutuku ku buryo utize. so we will know your attendance also to know that you have really followed the classes. Ikindi nuko iyo umwarimu arimo kwigisha haba harimo umwanya wo kubaza ibibazo, cyangwa se na mwarimu ashobora kubaza, umunyeshuri ashobora kubaza. Ubwo rero umuntu uriho wese arabazwa, arahamagarwa. So also the teacher can ask anyone in the class Ntabwo ari questions. ukuza kumanika ikoti gutya ngo umuntu yigendere. You don't come to Agomba kuba hari. only sign your presence and go, or log in and disappear. Twagiye duhura n'ibyo bintu ugasanga umuntu ari mu bindi We have yagize, had these challenges. You connect and then you go into other ariko things. turabahamagara kugira ngo participe nyine muri class. So we Umenye call neza. you so that you may participate in the class, because mainly because it is important for you. Urakoze cyane. Murakoze cyane. Tom turamushimiye, nawe yavuze ko atari ikibazo ari ugushima. Tom nawe turagushimiye cyane ko washimye. Oh, il y a une question d'une personne francophone. Ok, premièrement, merci pour cette grande opportunité que nous
que vous nous avez accordé d'être réunis tous ensemble devant notre Dieu. C'est une joie pour moi personnellement. J'ai une question qui concerne la formation. Comment pourriez-vous aider une personne qui a un appel au ministère par Dieu lui-même, mais qui se sent toujours accablée par le passé et ne parvient pas à être alignée avec son appel? La formation que nous allons recevoir va-t-il mener la personne à être alignée à son appel direct, ou il y a une autre formation concernant l'appel au ministère? Merci. Merci. C'est qui? C'est le nom, c'est qui? On n'a pas anyway. signé le nom. On n'a pas ciblé les noms. Je pense que je vais le répondre en français. Ah. Cette formation va t'aider à savoir exactement qui tu es, où tu vas, et ce que Dieu a mis à disposition afin que tu puisses répondre à l'appel dont Dieu veut que tu répondes. Number one, il va aussi te donner tous les obstacles qui t'empêcheraient à être dans ton appel. Donc, tu es à la bonne place, tu fais la bonne chose. Tu sauras par exemple s'il y a besoin de délivrance pour que les passés qui te tirent ou les réclamations du passé ne puissent pas t'empêcher de faire ce que Dieu veut que tu fasses maintenant. Et ensuite, tu pourras savoir les ressources que Dieu a mis à tes côtés pour que tu accomplisses parfaitement ce que Dieu veut que tu accomplisses. Donc, la formation, oui, en clair, va t'aider à t'aligner avec ton destin qui est plus que d'ailleurs ton appel. Merci. Twakomeza n'ibindi bibazo. Ese abantu biga online igice cya deliverance akaba ashaka gukorerwa deliverance face For to those who face, want to have deliverance face to face, n'umubyeyi Apostle Yoshua mwabidufasha kuko byatunyura kurushaho. can the Apostle Joshua help us, because this will satisfy us better? Icyo nagisubiza rwose, numva icyo ntacyo muzasaba kiri muri package yo kuba forme tutazabaha. There is nothing that you will request that is in the package of the training that we will not be able to give you. Nitutabishobora no kubikora one by one, Even if we are not able to do it one-on-one, tuzaguha amahame ku buryo nidukora deliverance by group or by class or whatever rendezvous, rwose ubishaka azabikorerwe gutyo afata umugabane we. we will give you the principles that will help you, that even when it is done in group, not on one-on-one, if you desire it, you are going to get it. Kuko umaze kumenya amakuru akwiriye, Because when you have the right information, aho ntabwo bagukorera deliverance, ahubwo niwo uyikorera ufashijwe n'abo waganye. Ni ukuvuga ngo They don't ntabwo do ari for you isakaramentu deliverance. ahubwo uba ufite icyo gihe. but you have knowledge enough to participate. Naho ubundi nanjye ndi disponible, ndi umushumba, uko Imana itanga, wenda wasanga ndahari, undi yaboneka, undi yaboneka. I am available. I am a pastor. Even when I am not there, there is another one. If you need counseling, you can also get it. Yes. Hari ibibazo nabonye bya defi imbere bya English n'ibindi. hari aho babajije ngo mbese ko groupe yanditseho ko ari online English classes, akaba yumva ntaho babivuze ko bazigisha mu cyongereza, ngira ngo yenda ni appellation ya groupe gusa, ariko nanone nihagaragaramo ko harimo abantu batashobora kwiga mu kinyarwanda cyangwa bashobora kwiga mu gifaransa cyangwa mu cyongereza, bazabashyiraho bagomba kuba bari. But there are classes in English. There are classes of Kinyarwanda classes and English classes as well. Okay. And even the French classes. Among these? Yes, in this cohort. If you are in the English group, it means that you chose to follow the classes in English. But if you do not want to remain in the English group, you can join another. You can say if you want the French or the Kinyarwanda. Harama group. Amaklase mu Kinyarwanda, mu Cyongereza no mu Gifaransa. Wahitamo ururimi rukunogeye ukavuga. Niba wanagiye no muri group itariyo, wabimenyesha umuyobozi akongera akakuyobora
akagushira muri groupe wakurikira mu rurimi rukoroheye. Yeah. Thank you. Yesu ashimwe. Umuntu asoje amasomo yose ashobora kuba yabatizwa cyangwa byasaba gukora andi masomo. Oya rwose ntabwo utaranasoza wabatizwa, ukiri na hagati wabatizwa rwose. Ese nk'umuntu utari muri groupe ariko wifuza gufata inyigisho byagenda gute? Kwakira byararangiye? Ubwo gisubizo oya rwose ntabwo byarangiye. Niba ufite amakuru y'uwakugeza aho abandi bari kwiyandikishiriza cyangwa se hari uwo wabaza, ntabwo byarangiye, akwandika rwose. Cyangwa nimero iri aho ngaho nimba cyangwa se nimero ziri kuri screen wabaza baguha amakuru yose ukeneye. Ntabwo barafunga kwandika, wakwiyandikisha. Njyewe mfite ikibazo iyo nasomye ijambo ry'Imana mba mfite amahoro mu mutima, ariko iyo narisomye mba numva ameze nk'uwazengereye. Ni ikihe kibazo mfite iyo ntarisomye? Yatarisomye buriya. Yatarisomye. Nakomeza Ubwo risomye. rero komeza urisome cyane. Ikibazo mfite ni uko ari ryo buzima n'umugati w'ubuzima ukagesa iruhande. Reka risome cyane. Risome rwose. Risome. Uwo umeze neza. Nimba umuti gushaka. Merci beaucoup pour votre réponse. Urakoze nawe. Merci beaucoup Rosette pour l'appréciation. Kayura Uwase, Dad Musengera umwuka wera azanshoboze mfashe gusoza all classes, kuko nigeze gutangira class zene nyuma bikananira ngacika intege, kandi sometime nkumva ndacyabishaka gukomeza, then umutima ukambwira ko abandi basize. Musengere rwose sister, rwose turasaba Imana ngo uwo mwo gucikirizamo mu izina rya Yesu Kristo uhagarare n'ubakera, kandi turaproklama ko iba season n'ibihe byawe byo kwiga no kurangiza, ubwo kunoza no kurangiza ubu mugabane wawe kubwa Yesu Kristo mwami. Amen and amen. Yes, hari watubwiye ngo mutubwire ko ari 5k buri country umuntu arimo azokwishyura 5k y'iyo country nyene. Ushobora kuba ari umurundi. Rwose nujya online ushobora igitabo bizakorohera kubona ari ukeneye kwishyura, ntugire ikibazo rwose. Ntabwo ari menshi, ni ekivara ijya kuba ayo ngayo. 5k y'amadolari wanza ari so. Abuze igitabo 5k y'amadolari rwose promotion na n'igiciro cya ana uguri partner rwose 5k 9 times zabutwubatse kwe. Tuzahera ko tugura imprimeri yo gupfunda ibitabo. Arabajije ngo nabazaga niba ari program accéléré ibaho. Abo bashumba sometime, ariko ntabwo ari nani. Hari igihe dukora gahunda tujya mu mujyi tugakora muri departement ya mission, ariko mu by'ukuri niyo nani accelerate, kuko turashaka ko amezi 6 3-4 time per week, kandi amasaha 2 ntabwo ari menshi ku mugoroba mwavuye mu kazi, ntabwo ari nani. Ariko accelerate wishaka nayo ubwo muza wakwegera office ya BCC, ubwo wenda cyangwa se hazaba handi korwa ubundi. Iyo ngiyo bayikora ni intensive, ariko ni rimwe na rimwe mu departement ya mission ku bashumba cyangwa se ku bantu bari ministers badafite umwanya tukabakingirana, ariko nayo iri intense kuko bagukingirana iminsi 5, 6 cyangwa icyumweru udasohoka n'agatelefone twagafunze, so nayo ifite ikiguzi cyayo. Ubwo no gusaba konje nyine tukagukingirana. Akoze cyane. Gisele yabaje ngo ese kwiga classes za BCC bisaba kubusengera Restoration Church Masoro gusa wabusengera n'ahandi? Gisele rwose twagusubiza, ntago kuba wiga classes bivuze kugomba kuba usengera Masoro. BCC ntago ari urusengero nk'uko babivuze tugitangira. Nta nubwo BCC ari Masoro. Yewe uvugana nawe ntago ndi uwo muri Restoration Church, kandi inyigisho ndazigisha nanazize. Rero uhawe ikaze rwose. BCC ntago ari Restoration Church, wasengera n'ahandi, ndetse bashobora no kuguha centre cyangwa se aho wakwigira hafi yawe, ariko ntago bivuze ko ugomba kubusengera Masoro cyangwa se ari Masoro gusa bazigisha. Murakoze. Jean Michel yari yamushubije. Shalom, nabazaga ese umuntu yifuza deliverance mbese
yo kwiga nta mahirwe yayo mbere yo kwiga ushaka deliverance mbere yo kwiga byakugora kidogo kuko deliverance ni urukiko kandi urukiko ntirujyamo abana rujyamo abantu basobanukiwe icyo bari gukora icyo gihe deliverance idafite kwiga classe byaba nk'umuhango bagukoreye ni nk'abatisimu kandi ukeneye kugira ubumenyi bugufasha kugira ngo umwana nta mwana usinyura umuntu mukuru asinyure niyo mpamvu dusubikira abantu kwiga mbere yo gukora deliverance byabafasha murakoze n'undi nicyo yarabajije nawe ni kimwe ikindi ku cyo apotre ashubije no kwigiza inyigisho ubwabyo urabohoka rwose iyo uzize neza ufite ubushake n'umutima ugeramo hagati rwose hari ibintu uba utakirwana nabyo mu buzima bwawe kuko wabikoranye umutima wawe wose. Yesu ashimwe. Ubwo ni Geoffrey. Ese mu gihe cya deliverance aho umuntu azana form 1 na form 2 kugira ngo akorerwe form 3 imbere y'umuhamya ku bantu tutari mu Rwanda byagenda bite? Tuzakorerwa deliverance online? Birahaba rwose, nabyo byashoboka. Ibyo byose muri group bazagusobanura aho uzaba wiga uburyo mwabigenza rwose. Online birashoboka, wanasinya hanyuma umuhamya akaprova ko 100% bigakoreka rwose. Usibye ko wa mugani unashoboye na presence ni sawa, ariko utanashoboye na online byashoboka ku form free. Murakoze. Sainteté de Dieu, j'aimerais vous parler de ma situation spirituelle. Je suis en combat avec ma propre famille à cause de ma croyance, si vous me le permettez. Est-il possible de m'accorder un temps que je vienne vers vous pour vous parler et que vous m'aidiez avec des prières? Rwose wo bamuha nimero ya office yacu cyangwa so BCC office. On peut te donner les numéros de mon numéro ou les autres, comme ça tu cherches rendez-vous dans les voies qui sont appropriées et comme ça on peut t'aider. Joseline, ese nta soft z'ibyo bitabu ku buryo umuntu ari byo akoresha cyangwa nitegeko kugura ibiri hard? Oya rwose hari n'uburyo bwa soft babivuze e-book, ukayigura bazabamenyesha byose n'amakuru muzahabwa mu itsinda ritoya kugira ngo mube specifically mu bikore. Ndumva nasubije. Namba umuntu yabazaho irihe? Kuri screen irahari. Kuri screen irahari. Yes. Nk'ubu ushaka kwiga, shaka kubona ubwiza bw'Imana ariko ibishuko biyongereye kurushaho, ubu nakora iki ngo simve ku murongo natangiye? Komereza kwiga, uzakore na deliverance, uzabe na consacré rwose, ibishuko bizibwiriza. Ntawe utahangana nabyo, uzaba uri maso nibura uzi uburyo wabihangara. Nicyo najyaho inama, kuko nta buryo umwanzi akubera mu mashyi. Niyo mpamvu tuzwe nk'ingabo. Ingabo ni urugamba, ingabo ni ukurwana, ariko icyiza nuko turwana turi abatsinzi kurushaho. Ntabwo turwana gutsinda, turwana mu butsinzi. Niho dutandukaniye. Dad, I've been praying for church to settle in, ariko iyo nateguye umutima aho najya gusenga hose Imana iranyereka. So nigute namenya church nyirizina Imana ishaka ko njyamo? Kuko aho nabatijwe si nsengera gusa amazigenza y'Imana church that will help me to grow spiritually. How will I know? icyo kibazo kiroroshye. Amaklasi azakubwira which church should be attending and why. Kuko nanone ntabwo apfa kujya hose, ujya aho wumva Imana igushaka. So amaklasi azagufasha rwose, agwa criteria cyangwa se uko wahitamo. So you are uri muri right places. Ndumva ari icyo. Ufite ikibazo cyangwa inama nagisha dadi? Umutima wanjye wemeranywa neza ko ari iki gihe cyo kugira ngo nige class. My background may be against it mu bijyanye n'imyizerere, ku buryo ntabwo nzi aho nzahera mvugana n'ababyeyi, kuko of course nzigira online kandi mba mu rugo kandi ndabishimira Imana. Dadi ngira inama, ese ni iki nakora kugira ngo babyumve ko nkwiriye kwiga izi class? Mufashe, muraba mukoze kuko ubwoba ni bwinshi. Icyambere cyo natangira ku bwoba. Ubwoba ni icyaha rwose. Sinzi ikibigutera. Ese papa mama niba mutamvikana rimwe rwose, nuko wenda barikeka ko hari abantu baba bafite amakuru atariyo, bakumva ko wenda BCC classes zizakujyana mu madini, ikavana amadini y'abakurambere cyangwa se idini
sinzi ko navuga sinzi ko babyita ry'abamugani. So ibyo byose hari impamvu ababyeyi bakwiye opozinga. Approach them, talk to them, babwire uti rwose iki nanone uri umuntu mukuru ku ishuri waziga nani wa mugani wasaba uruhushya rwose baguha banze postpone pray bizagera ahantu bumve ko nta yindi motivation ufite bazaguha natwe tuzagusengera rwose ababyeyi imitima yabo kandi nanone nawe garagaza ko hari transformation kuko ababyeyi nabo bashaka ko biga ibintu you become better not worse. Ndumva aricyo kibazo kiba cy'ababyeyi, ndumva n'abantu barifuza kubona umwana wabo ahinduka kandi uhindutse rwose ndizera ko Imana yabemeza ko utayobye uri mu bintu byiza. Nicyo nafasha. Murakoze. Apostle murakoze cyane. Thank you, Apostle. Turabashimiye mwese We thank you all who have been available kuri mugoroba this evening and the time we spent together. Abafite ibibazo by'umwihariko hari ziri kuri screens. With particular questions, there is those numbers on the screen. Rwose muzabisubizwa ndetse n'ibyiciro bazabashyiramo ejo ibibazo muzakomeza kubibaza. You are going to be answered, and even in different groups where you be placed, if you subscribed, you are going to continue receiving answers to your questions. Aya maklase nuyiga neza. If you study well these classes ukabishyiraho umutima and put your heart into it ukabibona nk'igisubizo cyagufasha mu bintu byinshi mu buzima bwawe bwa gikristu and see it as an answer will help you in the many several the dimensions of your life, your Christian life. So many things are going to be resolved in your life. Rero turabashimiye ko mwabanye natwe mugoroba. We thank you for being with us tonight. Kandi turizera ko tuzongera guhura namwe mu classes. And we believe that you are going to meet with you in the classes. Ndetse n'umunsi wa graduation ko tuzababona mwararangije. And we also expect to meet you on the day of graduation after you have completed. Mukora mu kiganza cy'intumwa ndetse mwoherezwa. As you touch into the hand of the apostle to be sent. Mujya guhindura ubuzima bwa benshi to go mu miryango ndetse change the lives of many starting by your own families. So murakoze cyane. We thank you. Tugeze ku musozo wa gahunda yacu y'umugoroba. We are at the end of our evening program. Tugiye gusaba umubyeyi wacu adusengera dusoza kugira ngo usoze iyi gahunda yacu. We are going to ask our parent to pray for us as we wrap up our program. Thank you. So let's pray. Father God of our salvation, we are humble before you to say thank you. You did good. You are the one who did this program. You are the God of the beginning. You are the God of the end. And you are the God in between. Today we did the kickoff. We believe that you are able to escort and accompany each one up to the end, allowing them to be available, that they may follow the lessons properly and it to change their lives in a good and perfect way, to take it with zeal and thirst and hunger, and so that they may become light wherever they pass. We tell the enemy of their lives, Satan and all his works, in the name of Jesus Christ of Nazareth. You have no right to stop them from finishing. In the name of Jesus Christ of Nazareth, we command you to release them, so that everyone who subscribes is going to finish well after taking the life of God. Not only the letter, but the life of God, to let it flow to their beloved. Jesus will be strengthened and will reign more and more. In the name of Jesus, there will be no sicknesses. There will be no accomplishments. No sorrow that will pull them down. No distraction. But there will be a thirst and hunger that will go increasing for them to be visited by God Himself. The God who is behind His word to accomplish it.
Father, we thank you. turemera kuriya mukobwa uriya muhungu uriya mupapa uriya mama atiyandikishije kubw'impanuka. We believe that this young man, this young lady, this woman, Turemera this ko ari man wowe did not inyuma subscribe by wabikoze, accident, but you did it, kubera ko Jesus. biri inyuma And because you are backing it, kandi ntabwo utangira ngo ucikirize and you never start to stop in the middle. icyo watangirije umurimo mwiza wateje mu buzima bwe, Whatever you have started, the good work you have started in his life, that good work that you have started in their lives, you are going to accomplish it. You are going to perfect it. You are going to perfect it. We thank you, Jesus, uko bikoze. because you've done it. Abakunzi bawe Your beloved, bazunguka kwigishwa na mwuka wera, they are going to gain to be taught by the Holy Spirit. ndetse tuzabona duhane ikiganza tuzamura ijwi And we will meet dushima and ko shake wabaye hands, omega, raise the voice, thanking you for being tubohereza Omega, guhindura as isi. you would send them to change the Icyubahiro world. cyose, Let all the glory, ishimwe ryose, let all the praise, kuramwa kose let all the worship bibe ibyawe Mana, be yours, O God, kubwa Kristo Yesu Umwami. in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Kandi amen. Amen. Kandi amen. Kandi Amen. amen. Kandi amen. Amen. Thank you. Amen. sinakurekura